ubu bizamera bitewe n'ushakana na Titi Brown wagiye kurakara ngo mvuze amabanga. Ntabwo nzashakana nawe. Kubera iki? Nese kubera iki nshakana nawe? Nese njye nkundana nawe. Couple yanyu twarayikunze. Ntabwo turi couple. Ntabwo twigeze tuba couple. Ntabwo ngeze mu couple. Ntabwo njyewe nawe twigeze tuba couple. Mwabaye iki? Twabaye inshuti. Zigamije iki? Ibihe byiza mwe mukoje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi, reka tuze by'umwihariko n'abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni Miss Nyambo cyangwa se Nyambo Jessica, uyu nguyu muramuzi cyane hano mu ruganda rwa sinema. Kuri ubu ngubu rero yamaze gutangaza ko urukundo burya bombe bari bafitanye na Titi Brown atari urukundo rwa nyarwo. Uyu Nyambo yabitangaje mu kiganiro yagiranye na Sabe, uyu ni Murungi Sabe wo ku Isimbi TV, aho yagiye agaragaza byinshi ndetse avuga ko we na Titi Brown burya bari ababesto ahubwo rutari urukundo. Akibazwa uko bakundaga gupostingana batomagurana, Nyambo yavuze ko byose byari kugira ngo bakomeze bavugwe mu itangazamakuru, dore ko abangaba bakunzwe no kuvuga cyane nyine by'umwihariko cyane ko baga bategereje no gusora zimwe muri filimi bagiye bagirana. Rero benshi bagiye bibaza bati ese Nyambo ni gute yifata yarangiza agashyira abantu barenga miliyoni zingahe z'abatuye Rwanda cyangwa se n'abandi bose baba hanze akabashyira mu rujijo bingana gutya. Bamwe rero bakavuga bati iki ni ikinyoma, ibi ntago ari ukuri, ahubwo hageze igihe nyine baratandukana, ahubwo aje kwiregura avuga ko batakundanye. Bamwe byabarakaje cyane ndetse biranababaza kumva rero umwari nka Nyambo, cyane ko benshi bari barakunze iriya couple nyine Nyambo ndetse na Titi Brown, bakavuga bati gute Nyambo yakanga uyu Titi Brown. Titi Brown muramwibuka nawe ko yakunze kugaragariza urukundo rudasanzwe Nyambo, dore ko abangaba bagendaga bagatomagurana ndetse bakabishyira no karubanda yewe no kuri kamera, aho bamwe no mu nshuti zabo batasi bagakubagaragariza urukundo bafitanye. Gusa rero akibazwa bati ese bapfuye iki ko Nyambo yageze mu kiganiro arangije avuga ati rwose gukomeza kunshingira Titi Brown muvuga ati turacyakundana, ibyo bimbabariza umukunzi wanyu mfite. Nyambo aritegura no gukora ubukwe, dore ko amakuru amwe namwe agenda bigaragaza. Ni nyuma yaho hari hashize igihe kitari gito uyu Nyambo Jessica hagiye hanze rero amwe mu mafoto ye menshi agiye atandukanye aho yari ari Doha, ndetse namwe amafoto nyine yari ameze nkaho yaterewe ivi, ariko yabyamaganiye kuravuga ko byose atari byo ahubwo nyine ari AI. Ibyo gutera ivi ni AI, ariko Doha yari yagiyeyo, dore ko harashize n'igihe agiyeyo nibwo yaje gusangiza abakunzi be nyine ku rukuta rwe rwa Instagram amafoto ari Doha muri Qatar. Nyambo yakomeje kwibazwaho na benshi bibaza rero uko bizagenda cyangwa se amaherezo ye nyine, dore ko abenshi bagenda bavuga bati nutazana Titi cyangwa se nutabana na Titi ntabwo tuzabyemera. Uko muribuka ejo bundi cyane iriya foto ya Nyambo itangira gutrendinga yaterewe ivi, benshi bakomeje kujya mu rujo bibaza bati uyu ninde tubona katari Titi. Benshi rero hari n'abagiye bazana amwe mafoto ya kera yabo bagiye bakundana na Nyambo Jessica, ariko mu by'ukuri Nyambo ntago ashaka ko umukunzi we ajya hanze cyangwa se ajya hanze nyine batarakora ubukwe, dore ko ibi nyine bikozwe gukorwa n'abastari hano mu Rwanda benshi cyane bagiye batandukanye, aho usanga nyine bagenda bakagira ubwiru bamwe mu bakunzi babo kugira ngo wenda bataza kwibasirwa n'izi mbuga nkoranyambaga. Kuri iyi nshuro Nyambo yakomeje kurucararumira, yanga kuvuga umukunzi we, ariko avuga ko rwose ahari ndetse atari na Titi Brown, kandi ko nyuma y'uko wenda ibyo byose byagiye bivugwa ko bari mu rukundo na Titi Brown badafitanye n'umushinga w'ubukwe, cyane ko murabyibuka muri 2024 2025 uyu Nyambo Jessica ndetse na Titi Brown bavuzwe mu rukundo cyane, ndetse benshi bavuga ko nyine bagiye no kwitegura ubukwe, ariko akaba ari ubukwe buzasohoka nyine ndetse bakanabushyira no muri filimi.
Ibi byagiye bitangazwa cyane ndetse na ba nyir'ubwite bagendaga babikomozaho nyine kugira ngo wenda n'izo filime zabo zikomeze gutrendinga. Rero benshi bagakomeza kwibaza bakajya no mu joro bakibaza bati gute Nyambo afata akabeshya n'abakunzi be, Nyambo rwose ko yaba yarabahemukiye. Muribuka muri 2024 ubwo uyu Titi Brown nyine yari amaze rwose kongera kugaruka muri rubanda, ariko nyine ngo yari amaze igihe, dore ko uyu Nyambo yamubaye hafi ndetse aramukomeza amwegereza nyine zimwe mu nshuti ze, by'umwihariko inshuti za Nyambo, ndetse Titi Brown nawe nyine agenda yisanga mu bandi ko yari amaze igihe nyine afunzwe. Ariko nubwo yamubaye hafi, uyu Titi Brown ntabwo yasibye kumugaragariza amushimira ko yamubereye inshuti. Yamubereye inshuti rwose nziza cyane, ndetse bamwe bakagenda bavuga bati ese wasanga ari kwa kuno umuntu ahura n'ibibazo, kwa kuno umuntu amuba hafi igihe kinini, bamwe rero bakabyita urukundo. N'icyo ngicyo gikomeza rero kwibazwa bavuga bati wasanga rwose nta na relationship yindi bari bafitanye, agari kwa kundi nyine usapotinga umuntu nyine ukamufasha ukamuba hafi kuri buri kimwe cyose, ariko nyamara imbaga nyamwinshi ikabifata nk'aho ari urukundo rwihishe hagati yabo. Ntawe uzibagirwa ibyagiye bitangazwa nabo ku minsi yabo y'amavuko cyangwa se ku masabukuru buri umwe yagiye agira, aho buri umwe yafataga undi yarangiza akamutomagura cyane, rwose ugaragaza ubona ko nyine hari urukundo rwose rudasanzwe. Ibi byagiye birebwa cyangwa se bibonwa nyine n'abakunzi babo, ndetse bamwe bakagenda banabitanga ibitekerezo uko babyifuza, aho benshi bagiye bavuga bati nubwo mwaba muri inshuti zisanzwe ntabwo umuntu yagutomagura gutya. Ibi byabaye kuri Nyambo ndetse na Titi Brown bimubaho, ndetse byinshi byagiye binakurikizwa n'amafoto ari romantike cyane, ubona rwose ko umubano wabo ugiye kurenga imbibi rwose, ubundi barangiza bakikorera ubukwe. Bamwe rero bakomeje kujya mu rujijo bibaza bati ese Nyambo ko yitegura kurushinga biragenda bite, ni Titi Brown cyangwa n'undi mukunzi we nyine atasibye kuvuga nyine mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, dore ko we atateruye nyine avuga ati n'uyu, ahubwo yavuze ati igihe cyose muzabona rwose nkoze ubukwe muzamenye ko ari uyu nguyu nyine nababwiraga. Ariko Nyambo yakomeje avuga ati nubwo mwabonaga dupostingana na Titi Brown, hari n'abandi bahungu na postingaga, ariko bamwe bakamubwira ati Titi Brown warihariye rwose, arihariye ibyo byo byihorere. Ariko Nyambo yakomeje guhamiriza yuko avuga ko yagiye apostinga n'abandi bahungu rero badakwiye gukomeza kumushinja nyine uyu Titi Brown. Nyambo kuri inshuro rero yamaze kwihakana Titi Brown, aramukaraba aramubwira ati rwose ntago uri umugabo wanjye ahubwo uri best friend. Dore ko mu birori byinshi byagiye biba Nyambo yagiye yiziza, urugero ni nk'amasabukuru cyangwa se n'ibindi by'imishinga ya filime igiye itandukanye, Titi Brown ntabwo yagiye ahagaragara. Bamwe rero bakaba ariyo mpamvu bagiye bashingira bavuga bati uyu Titi Brown ndetse na Nyambo iby'umubano wabo warasibanganye rwose bamaze gushwana. Ariko nyuma y'igihe gito Nyambo akimara kugira isabukuru, Titi Brown yaje kumusurprisinga ari wenyine. Bamwe rero bakomeza kujya mu rujijo baribaza bati ese aba bantu bite, barakomeza baducenge mpaka biragenda bite? Bamwe rero bakomeje kujya mu rujijo bibaza bati amaherezo y'ibi ni iyihe? Ati ese Nyambo ko tumukunda yatubwije ukuri ko inkuru yacu cyangwa se inkuru ye tuzayakirana yombi, ndetse ko natwe ari byo twifuza kubona yateye indi ntambwe. Aho bamwe rero bagiye bamugaragaza n'urukundo rudasanzwe kuri amafoto ya trending nyine yaterewe ivi, bamwe bagiye bamugaragaza urukundo rudasanzwe bavuga bati congratulations. Kuri isho rero bifuza ko Nyambo yatera indi ntambwe, kandi abakunzi be barahari nyine bagakomeza no kumushyigikira. Ngaye nguko rero ibya Nyambo ndetse na Titi Brown byamaze kwerura. Nyambo ahamiriza ko atari umugabo we rwose, kandi ko Nyambo afite umukunzi wundi kandi utari Titi Brown. Ese Titi Brown araza kugira icyo abitangazaho? Icyo ngusaba rero ni uko wagumana kuri Wakanda Official kugira ngo nyine n'ibindi byinshi byiza byose bitazigera bigucika. Jye mwabanye nyito Wakanda, ndabashimiye.